Yes, ibihe byiza nanone bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com mu mwanya tubagezaho ikiganiro tuba tubasesengurira amakuru arimo aravugwa mu karere cyane cyane mu biyaga bigari hano mu Burundi, mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukaba rero tugiye kuganira ku biri kuvugwa ku ihuriro C64 rya politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ryafashe icyemezo ko ya nyirantarengwa ryari ryatanze bikaba ngombwa ko ubutegetsi bwa Kinshasa bubashuka bakemera kwisubiraho bagatanga indi ya 15 z'uku kwezi kwa munani. Ngubu gahunda niyo ngiyo nyuma yo gusanga ngo harabaye icyo bita ubwigomeke bw'inzego z'ubucamanza zemereye Tshisekedi guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabone uko abona indi manda ya gatatu. Icyo turi bukibandeho cyane. Hanyuma turagaruka no ku bindi biri kuvugwa nko ku kiganiro Ndayishimiye yagiranye na BBC Gahuzamiryango, avuga ati rwose aba FDLR mwirirwa mutubwira ati nta mikoranire tujyana nabo, ati twabwiye u Rwanda ati batwereka aho bari tubarase, ati nimutabatwereka rero nta kintu tuzakora, ati nabo batweretse, ati ndetse yanavuze ko ngo FDL yongeye ashimangira byaye ngo FDL mu bice bigenzurwa na M23. Avuga no muri turi no bwa mbere haba humvikanye ko FDL yo kuko kuva kera bari abaturage bo muri turi ntago bigeze bahikaze n'umunsi n'umwe FDL muri kiriya gice cyabona, cyane ko abenshi bafatwa nk'abanyekongo nabo babatutsi. Ahubwo abantu bamereye nabi hariya ni ADF. Yego. Nibyo rero tubibuganireho. Guverinoma y'u Burundi ndetse yakoze n'irindi kinamico ejo igaragaza umuntu ngo waba waravuye mu nkambi ya Mahama mu kwezi kwa gatandatu ejo bundi ngo ajyanwa muri Kongo kujya kurwanira Red Tabara. Nabyo turi burebe icyo bashakaga kuvuga. Ikaze rero muri kino kiganiro muri kumwe na Denis Ngyumva ndetse nanjye na Meki Kayiranga. Yego. Mubane natwe rero tuganiye, muduhe ibitekerezo, mukoreshe mu liking, hanyuma ibintu birushaho kugenda neza, na cyane ko weekend yatangiye twizere ko nayo iri kubagendekera neza. Yego. Denis, rero tuza ko abantu bacu bameze neza cyane, abadukurikira natwe tumeze neza cyane, turashima Imana mu icyo turinze ikiduha umwuka w'abazima, tukaba turi guhumeka. So n'ibyiciro n'ibyigikundiro. Hanyuma rero kituzanye nta kindi ni amakuru, tugiye gutanga amakuru tuyaha abantu bacu, turebe uko ibintu bihagaze, turebe uko isi imeze mu byo wakomeje Denis rero twanareba wenda ku kintu cya mbere wavuzeho, icyo cya Ndayishimiye ugomeza kuvuga u Rwanda ko rutamweretseho FDLR riri. Ndayishimiye yari mu kiganiro cya BBC Gahuzamiryango, bamubaza ku kibazo cy'imikoranire na FDLR. Avuga rwose ko hakana yivuye inyuma imikoranire imaze igihe ivugwa hagati y'igihugu cye ndetse n'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, aho gashinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'i Kigali. Ndayishimiye yavuze ko Red Tabara ari umutwe ugamije guhungabanya umutekano w'u Burundi, ashimangira ko ukomeje gufashwa n'u Rwanda, akaba atari ubwa mbere kandi u Burundi bwari bushinje Kigali gutera inkunga Red Tabara. U Rwanda rwo rukaba rwarakomeje kugenda rubihakana, rukavuga ko nta sano rufitanye n'uwo mutwe ndetse ko nta na gahunda cyangwa se umugambi rufiteho kuba rwagira ibyo ruhindura mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye rero araho yageze aravuga ati twebwe ati twabajije ati ubutasi bw'u Rwanda ngo turavugana buri gihe, ati twarababwiye ati mutwereke ahantu FDLR iri, ati nitutayirasa muzamenye ko dukorana nayo, ati nituyirasa ati twizere ko ubwo ngubwo muzamubonye ko ntaho duhuriye nayo, ati ntabyo batweretse. Mera se Burundi bashobora ati ntabyo batweretse, ati ahubwo FDLR ati usanga iba mu bice bigenzurwa na M23. Ibyo ni ibintu byakunzwe kuvugwa n'abategetsi ba Kinshasa, nawe yabisubiyemo avuga ati ndetse ngo iba no muri turi. Niwe muntu wa mbere ubuze ko iba muri turi cyane rwose.
sinzana ayo makuru yaba yarayakuye yaba yaragezeho birashoboka kuko FDLR yanyuze muri za Rwindi iragendeye urumva bavuye za Kanyabayonga bavuye mu bice bya Rucuro barahunze Denis bamwe bagiye Uganda urumva nandi bagomba kujya aho ngaho so icyo navuga cyo ndayishimiye ibyo avuga nk'ibyo Kinshasa ikunze kuvuga igaragaza ko FDLR iri mu bice bigenzurwa na AFC/M23 akenshi nayikunze bati muyitwereke izo ni imvugo zabo zisanzwe ariko ntawe utabizi ko ndayishimiye na Jean Habyarimana bari mu mugambi cyangwa se ari mu gikorwa cyo kubaka FDLR kuba yaba indishya nejo barivuguruje uriya minisitiri ushinzwe ibikorwa bya yase ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Muyaya igihe bavuga bati twagiranye na y'amasezerano ni nko kuvuguruza ibyo baho bari bamaze kuvuga ese mwagiye muri ibyo bice bigenzurwa na M23 abariho mugiranira amasezerano bayakoreye icyo ni ikintu kigaragaza kwivugurura ibi rero bigaragaza ndayishimiye Tshisekedi abagabo je ntago ntekereza ko mu mvugo zabo no mu miterere yabo bakiyoboye ibintu bihugu akarere gateze kuzatungana cyangwa se u Rwanda ruteze kuzatekana tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo amibe igifu hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke abari muri Canada Australia Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity icyambere yishimiye numwe mu bantu bagize uruhare rwo kunga witwa General Jevan ndetse na General Hamada nabo muri CNL na FLN ndakeka none arujya ashaka kubunga niki n'umutwe wa FDL kuko bara ntibacana gubaka ko baje muri Sud Kivu barekana na iriya yitwa ngo nifoka so rero umva ikindi yishimiye azu umugambi wabo ibyabereye Rumbashe ubwo basinyaga amasezerano yo gukorana so ibi byose ni imvugo ya kipolitike gusa ndayishimiye ugeze akagira gute niya gipolitike akayireka kumva ko avuga ibintu bisanzwe tu so rero mbona ko nta kindi yakwiye kuvuga gutyo ariko uko yenda kose FDLR ikorana n'igisirikare cy'u Burundi bakorera imyitozo hamwe babana hamwe muri make FDLR ifite ubuturo ifite aho kuba mu Burundi cyane kandi isano FDLR ifitanye n'u Burundi ifitanye ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni imwe ni ingengabitekerezo hari umunyapolitike w'umusesenguzi profeseri w'umunyekongo aherutse kubigarukaho mu minsi ishize ayagaragaza ukuntu FDLR yatangiye ararire ishingwa ndetse bigizwemo uruhare na Laurent Désiré Kabila ariko bakaza gusanga arire ifite ikintu cy'icyasha cya genocide n'ibiki byose bigikurikirana baravuga bati reka tuyihindurire izina tureke ko twabikamufura iza kuba FDLR igira umutwe wa gisirikare ndetse n'uwa politike bashaka nyine kujijisha ariko uwo mutipe akavuga ati ntabwo ikibazo ari FDLR cyangwa se umubare w'abarwanyi yego ahubwo ikibazo gikomeye cyane kandi kibangamiye kano karere ni ingengabitekerezo akavuga ko iyo ngengabitekerezo kandi bayihuje nyine n'abantu bayifatanya nayo ubwo yuvuza abafatanya nayo n'u Burundi buzamo ndetse n'abategetsi ba Kongo ubutegetsi bwa Kongo ubwo hanagaragajwe ukuntu umuryango wa Habyarimana ngo amaze kubucengera sinzi reba
iyo nkuru warayibonye rwose ngo busa nkaho bugendera ku mabwiriza aturuka mu bacurabwenge bo ku bwa Habyarimana. urumva rero ko bigize gute bikomeza guhinduka, gusa ndayishimiye agiye yenda akabigarura byari bicwekereye bigasubira kuba active bigasubira mu mitwe y'abantu. Muri uko rero kujijisha rubanda no kwerekana ko u Rwanda nyine ruri inyuma y'abashaka guhungabanya umutekano w'u Burundi, nibwo igipolisi cy'u Burundi cyageze gutya ku wa gatanu gishyira hariya umugabo, ni umugabo umwe bivugwa ko ngo ari impunzi, ni umwe mu mpunzi z'abarundi ngo yabaga mu Rwanda, bamwita Clovis Ndayizeye. Yego. Rero ngo yari yarahungiye mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe muri 2016, ngo aza kuhava ejo bundi muri Kamena mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026, ngo we n'izindi mpunzi zigera ku 150 bakuwe muri iyo nkambi ngo bajyanwe i Kigali, aho ngo bahawe imyitozo ya gisirikare n'abo yavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda. Yavuze kandi ko iyo myitozo baryanwe Kigali, bari imyitozo Kigali. Ngo yabaga sinza ngo yabaga ngo habaga ari na ba bantu bashinjwa kuba inyuma yo gushakira ku butegetsi muri 2015, ngo babaga barimo barabigenzura. None hano kibaza muri Kamena bakuwe mu nkambi boherezwa i Kigali. Kigali ku mugani wawe ntago tuza ahantu Kigali hehe habere imyitozo ntago hazwi. Ese batojwe igihe kingana iki kugira ngo boherezwe muri Kongo aze no gufatirwa iyo mu kwezi kwa karindwi? Ngo batojwe ibyumweru 2 ni kimwe, nta wamenya. Nyine urumva abarundi baba bagize akaryo, babonye uburyo bwo kuba nabo bakubita iki conspiracy ku Rwanda. Hanyuma umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano baramuzi, Pierre Nkurikiye cyangwa se umuvugizi w'igipolisi, yavuze ko ngo ibyo byose ngo uriya mugabo yavuze ngo bishimangira ibyo igihugu cye kimaze imyaka gishinja u Rwanda. Ubwo bamuzanye nyine kugira ngo abe akonfaminge ibyo igihugu kimaze iminsi kivuga. Buriya urabona abo kantu babazanye ni uburyo, urabona ko hari ibyo Ndayishimiye yavuze. Iyo nkuru isohotse ryari yo kuba bafasha umuntu n'ejo hashize ku wa gatanu, kandi n'ikiganiro nibwo cyane birasohokeye icyarimwe. Uburyo kugira ngo barebe u Rwanda rutaza gufata muri community international cyangwa se mu bantu bo hanze, hari uburyo bashobora kwakira speech ya Ndayishimiye cyangwa n'uburyo bashobora kuyumva n'abarundi. Ariko uzareyo Bandayishimiye cyatwe tukavuga tukandika tugasa nkaho tugaragaza uko ibintu bihagaze nuko uri tuzi, ubona ko Burundi busa nk'ukubitirwa mu gafuka cyane. Sasa kuzamura uwo munzani wo kuba hari abakoze ibyaha byo gushaka kubutetsi bakiri mu Rwanda, gatuzama n'umunzani wo kuba ari umunyarwanda musirikare mu Rwanda tuje n'u Rwanda afate muri Kongo, hari uburyo bita bibalansinga ntuza story cyane. Nge nuko nabibona abayobozi abatetsi nuko bikora kenshi. Umukino wa politiki ni kabisa rwose. Yego umuntu wese ureba kure yahita abibona. Kuko uyu mutipe nta makuru atanga ahagije, navuga igihe batorejwe, riba ari ukwezi, riba ari ibyumweru. Yavuze abo bantu bashatse guhirika ubutegetsi ariko nta mazina yabo yigeze avuga, wenda nta nubwo abazi. Ni ibyo mbese ni ibintu biri hejuru, ibintu by'ibipapirano deni by'ibifindikano gusa nta kindi. Burundi bukomeje kubitirwa muri Kongo bugahita buza bwitwaza u Rwanda. Ni ikibazo gikomeye. Leta Tabara yashinzwe na Saba Dede bayisigaranye. Leta Tabara ibaho ni isuko se. Hanyuma ariko ngo i Bujumbura hari ahandi biri kuvuga ngo abaturage batangiye kwinubira inkomere za FARDC, FDLR na Wazalendo. Bivuga ko hari ibitaro, ni ikinyamakuru SOS Media cyabyanditse, kivuga ko hari abarwanyi bajya hagati ya 80 na 22 bamaze kwakirwa mu bitaro byitwa Tanganyika Hospital kuva mu mpera z'icyumweru cyo ku itariki 10 Nyakanga. Umubare wabo ukaba ukomeje kuzamuka. Ikinyamakuru kikavuga ko aba bakomerekeye ku rugamba bambutswa ikiyaga cya Tanganyika cyane cyane nijoro, bakanyuzwa ku cyambu cy'uburobyi kizwi nka Olympic mbere yo kujyanwa kuvurirwa muri ibi bitaro byigenga. Hari ahantu rero nasomye ngo iki gitangazamakuru cyanatangaje ko hari amakuru ataremezwa avuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yaba ari we nyiri
cyangwa umunyamigabane mukuru wa Tanganyika niko bimeze niyo nyiri yo Tanganyika Hospital, kuko ntabwo byumvikana ubundi ukuntu abasirikare bajya kuvurirwa mu bitaro bya gisivili. niwe nyirayo, iyo ngiyo birazwi. Prime bizwi ko ari ubucuruza imiti mu gisirikare. Prime bizwi ko afite ama connection menshi cyane, afite supplying mu gisirikare. Igisirikare cyo muri igisirikare kiribwa nyine baragihekenya nyine to agihekenya rwose. Ntago ngo bashaka kuba wavuga ko ivuriro rya Prime barundi bararirwanya cyane, ariko mu by'ukuri birazwi ko ari rya Prime. nuko rero bimeze iby'u Burundi bukomeje kwijandika muri ino ntambara ya Kongo cyane. Abantu benshi babona ko bugenzwa n'amaronko, nta kindi bwitayeho usibye indonke. Ko byagiye binagaragara ko no muri iyo mirambo y'abasirikare bayo ngo samutemu usanga ngo bayiziritseho za zahabu za koruta. Ntabwo ari ukwizirikaho, barabaga bakabakuramo ibyo mu nda maze bagashyiramo zahabu. Niko bigenda Denis. So Denis urumva ko ibyo mu Burundi bikomeje ku bindi ni naho kandi hakurya yabo ibintu nabo bikomeje ku bindi. Ari nako operation yo kubacyura ku mbaraga ikomeje Denis. Bakomeje kunesha usenda, bakomeje kubitwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dushobora kureba rero kuri article 34 nayo wahoze uvuga ya article 34 rero ubungubu Kinshasa ishyamba Siryeru, abaturage bari mu cyoba cyinshi, bafite ubwoba bw'uko ino myigaragambyo niramuka ibaye yo ku itariki 15 izaba ari imyigaragambyo idasanzwe. Akaba ari nyuma y'uko rero urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ruhaye umugisha icyifuzo cya Tshisekedi cyo gukoresha referendum kugira ngo abashe kongererwa kuyobora indi manda cyangwa se azabashe guhatanira manda ya gatatu, ibintu abatavuga rumwe n'ubutegetsi badakozwa na gatoya. Mu gihe nyamara mu minsi ishize bari babahaye ikintu gisa nk'ikiza bavuga ati nimuze tuganire, nubwo ibintu byari bitaratungana kuko hari hataremezwa neza bagomba guparticipa muri ibyo biganiro, kuko hari hakiburamo AFCM 23 haburamo Kabila. Bamwe bakavuga bati bino biganiro bano bantu batarimo, ati ntago byaba ari biganiro bidaheza nk'uko mubyita, ati byaba ari ikindi kintu. Icyo nicyo cyari kikiri kuganirwaho mu gihe bakiri kugimaka kuri ibyo. Urukiko ruti twemereye ko perezida ashobora kongera kwiyamamariza indi manda. Niko bavuze cyane ugwendurira ahubwo gukora referendum. Nuko referendum bayemeye no gutekinika bikerekana ko abaturage bayemeje, biroroshye cyane. Aba rero batavuganwe n'ubutegetsi bakavuga bati iyo ngiyo ni coup d'état constitutionnel cyangwa se no guhirika itegeko nshinga. Abandi bakavuga ngo ni ubwigomeke bw'inkiko. Nabonye RFI ariyo yanditse ngo ni ubwigomeke bw'inkiko. Ni umwe mu bagize ishyaka rya Moise Katumbi wabivugaga, aho yavuze ati icyemezo cy'urukiko kirerekana ubugambanyi bwakorewe itegeko nshinga kandi birafungurira amayira balkanisation de la République, cyangwa se birafungurira amayira gucamo ibice Kongo. Ati ni ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru, ati bumaze kugaragazwa n'iri teka. Ati rero C64 iributsa ko iryo tegeko ngo la C64 rappelle que cette est une rébellion judiciaire de la Cour constitutionnelle. Ati ni nk'ubwigomeke bw'ubucamanza cyangwa se bw'ubutabera bwakozwe n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga, kandi ngo babikora basa nka kurwanya ubusugire bw'abaturage baritoye. Ati bavuga rero ati abaturage ba Kongo ntibazigera bemera guca inyuma itegeko nshinga cyangwa se kurigira gufata inzego kazigira iz'umuntu ku giti cye. Ati kimwe no guhindura itegeko nshinga cyangwa manda ya gatatu. Ati ibyo bintu ntabwo tuzigera tubyemera. Ubwo rero itariki bashyizeho ni itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, bakavuga ko batazigera rwose bemera umugambi ari wo wose wo gushaka kwigarurira itegeko nshinga bigizwemo uruhare n'abayobozi. Hanyuma bakavuga ko Kinshasa rero impungenge ari zose mu baturage, aho umwe avuga ati ese uburyo bwo kurekarama abo bantu, ubwo aravuga C64, ati buzakorwa mu mahoro mu mucyo, nta bantu bashobora kuzasiga ubuzima.
undi akavuga ati ndatinya rwose ko umwuka mubi wa politiki ushobora kwaduka hano muri Congo kandi bigashobora ko ushobora no gufata intera hakaba n'ibindi bibazo bikomeye. Hari n'undi wavuze ati umuntu usema cyangwa se ubiba ibibazo ati ubusanzwe ni ubutegetsi buriho ati bukunze gushyira imbere abantu baza kwigaragambya baje mbese kwitambika imyigaragambyo batavuga rumwe n'ubutegetsi ugasanga n'intambara zivukiye. Ariko Denis ugeze aha ngaha urabona ko aba Martin Fayulu basa nkaho bari ku musozo. Umunsi Senko bivuga buri munsi, umunsi Senko irekana nabo ikajya kwemera ibyo Tshisekedi yahaye nk'uko babisabaga, niwo munsi article 34 yagize gute yarangije ibyayo. Urumva nge niko nabibona. Denis ni nkuru twajyaho tukagereza umusoso. Izindi nkuru AFC M23 nayo hari ibyo yasabye ibintu bigera kuri 4 gusa nabivuzeho mu gitondo iyo ngiyo barabigarutseho. Ikindi kibazo rero ni icy'abasivile b'abanyekongo MONUSCO ikomeje kohereza mu Rwanda ibita FDLR. Hari abo ngo barabivuze batanze ubuhamya babandi 39 bakiwe bwa mbere. Baravuze bati baraza bakadusanga ahantu turi bakatwumvisha ukuntu ngo bari guduha amafaranga ngo tukagenda tukavuga ko turi FDLR ngo ndetse ngo niyo bageze mu Rwanda ngo babahandi amafaranga noneho abaturage bifitiye ibibazo hariya bakahita bagata ko hajya kurya amafaranga impunzi. Hanyuma rero Nduhungire yaje kugaragaza ko usibye bara 39 bacyuwe hamaze kugaragara abanyekongo bajya kuri 81 bose boherezwa mu Rwanda bitwa akora abahoze ari aba FDLR nyamara nyuma bikaza kugaragara ko ari abasivile batigeze baba no mu mitwe yitwaje intwaro. Ibyo byongera mu MONUSCO ibyo bikora n'abo bantu baciwe bamaze iminsi barageze mu Rwanda urumva habaho uburyo bwo kubashaka no kwa screening ariko barabageraga bababaza nk'ahantu bakomoka bagasanga ni bahazi. Nawe na MONUSCO irimo itana mwana leta na cya kigo cya Rwanda demobilisation ikigo cya demobilisation mbona bari baterana amagambo kwibarwa bari banditse subona ko harimo ikibazo nyine tu kuko bohereza no bitangwa na FDLR ni ku Rwanda tuzongera kuvuga ngo rufite menace ya FDLR kandi bari mu mutego FDLR nyayo isigaye inyuma. So then twasosa reka dusoreza aha ngaha rero iki kiganiro naho ubutaha murakoze cyane. Yego.